nitwitegereza ibyo Abisirayeli babwirwaga n'amategeko gukora no kudakora ku munsi w'isabato, tukabihuza n'ikiruhuko cy'Imana muri Edeni, turasanga Imana yarakumburizaga abantu ikiruhuko cyayo mu mategeko ya Mose. Biragaragara ko amategeko y'isabato yahawe Abisirayeli yari ateguye neza ku buryo yagombaga gutuma Abisirayeli bitwara nk'uko Adamu na Eva bitwaye, cyangwa bagombaga kwitwara mu ngobyi ya Edeni bakiri mu kiruhuko cy'umunsi w'Imana. Mu Kuva igice cya 20 tuhabona aya magambo ubwo Imana yahaga Abisirayeli itegeko ry'isabato. Uwiteka agira ati, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira mu wa 7, nicyo cyatumye Uwiteka awumugisha umunsi w'isabato akaweza. Iby'Imana yabwiye Abisirayeli kujya bakora ku munsi w'isabato, cyangwa se ibyo yababujije gukora ku munsi w'isabato, Adamu na Eva bo byari ubuzima bwabo. Ntabwo hari hakenewe amategeko kuko umwambaro bari bambaye wabaheshaga kugenda uko Imana ishaka, bidasabye kubabwira ngo kora cyangwa ntukore. Dore bimwe mu byo Abisirayeli bari babujijwe gukora ku munsi w'isabato. Icya mbere Imana yababwiye ni ukutajya hanze y'ubuturo bwabo ku munsi w'isabato. Dore ubwo Uwiteka bahaye isabato, nicyo gituma ajya baha ku wa 6 imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese aguma aho ari, ntihakagire umuntu uva aho ari ku wa 7. Mbese hano ntimwumva ko ari cya kindi Imana yakoze cyo guhera Adamu na Eva ubona ibintu byose bari bakeneye ngo bishimire mu kiruhuko cy'umunsi wayo wa 7, bitabasabye gusohoka ngo bagire ahandi bajya? Kandi koko niko byagenze. Bagumye muri uyu munsi kugeza aho bawusorewemo n'icyaha. Icya kabiri Imana yababujije ni ukotsa cyangwa guteka ku munsi w'isabato. Arababwira ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike birare bigeze mu gitondo. Niba mubyibuka neza, mu munsi wa 7 w'ikiruhuko cy'Uwiteka ntawe tubona Adamu na Eva bateka cyangwa botsa, kuko Uwiteka yari yarabahereye ubuntu ibyo kurya bari bakeneye byo kuri buri giti cyiza cyose cyari mu ngobyi ya Edeni. Icya gatatu Uwiteka yababwiye kudakora ku munsi w'isabato ni ukugira umurimo bakora muri uwo munsi. Ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Mu minsi 6 ujye ukora, ariko ku wa 7 ujye uruhuka. No mu ihinga no mu isarura ujye uruhukaho. Mu by'ukuri itegeko ryo gukora Adamu yarihawe nyuma yo gucumura ku Mana, aho yabwirwaga ko azajya abona ibyo kurya abanje kubibirira icyuya. Ariko gukorera ingobyi ya Edeni akiri mu kiruhuko cy'Uwiteka byo ntabwo byari umurimo, kuko byakorwaga nk'uburyo bwo gusabana n'umuremyi we, kandi ntibyari bigoye ngo binanize umubiri, kuko kunanirwa k'umubiri no kubira icyuya byaje nyuma yo kuva mu kiruhuko nk'umuvumo. Icya kane Abisirayeli batari bemerewe gukora ku munsi w'isabato ni ugucana umuriro. Ntimugacane umuriro mu buturo bwanyu bwose ku munsi w'isabato. Hano naho birumvikana ko Adamu na Eva bakiri mu munsi w'Uwiteka batari bakeneye gucana umuriro, kuko batatekaga cyangwa ngo bakenere kota. Basusurutswaga n'Uwiteka, bari bambaye nk'umwambaro wabo, kandi ibyo kurya nabyo bari barabihawe ku ikubitiro. Icya gatanu Abisirayeli batari bemerewe gukora ni ukwikorera imitwaro ku munsi w'isabato. Ariko nimwanga kunyumvira ngo mweze umunsi w'isabato, ahubwo mukikorera imitwaro mukayinyuza mu marembo y'i Yerusalemu kuri uwo munsi,
nzakongeza umuriro mu marembo yaho, uzatwika amanyumba y'i Yerusalemu kandi ntabwo uzazimwa. Hano naho birumvikana ko kuko Adamu na Eva bari baraherewe ubuntu ibyo bari bakeneye byose ngo bishimire mu munsi w'Uwiteka, ntacyo bari kuba bikorera muri icyo kiruhuko. Ni inkwi se bari kwikorera, nta muriro bari bakeneye, ni amabuye se yo kubaka inzu? Oya, Uwiteka yari ubuturo bwabo. Wenda se n'imyaka bari bejeje? Oya, nta biba n'isarura byabaga mu kiruhuko cy'Uwiteka. Icya gatandatu Abisirayeli batari bemerewe gukora ku munsi w'isabato ni ukugura no kugurisha. Kandi yuko abanyamahanga bo mu gihugu nibazana ibintu cyangwa ibyo kurya byose kugura ku munsi w'isabato, tutazagura nabo ku munsi w'isabato cyangwa ku munsi mukuru. Kandi yuko umwaka wa 7 tuzaraza igihugu ihinga, tukarorera no kwishyuza umwenda wose. Aha naho birumvikana neza ko Adamu na Eva muri iki kiruhuko cy'Uwiteka batari bakeneye kurema isoko ngo wenda se bagiye kugura ibyo kurya cyangwa kugura imyenda, kuko tuzi neza ko byose uyu munsi dukenera kugura abo bari barabiherewe ubuntu kandi bakaba bari banambaye Uwiteka nk'umwambaro udasaza. Mbese kujya kugurisha ubwo bari kuba bakeneye amafaranga yo kumaza iki? Icya 7 ari nacyo cya nyuma tugomba kureba mu byo Abisirayeli bari babujijwe gukora ku munsi w'isabato, ni ukutishakira ibibanezeza bo ubwabo ku munsi w'isabato. Nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha, ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Kuri Adamu na Eva batari bafite umurumba w'ibyari muri Edeni, kandi bakaba bari bambaye Uwiteka wabahazaga muri byose, biroroshye kumva ko nta kindi cyabanezezaga iteka usibye kwigumanira n'umuremyi wabo aho gushyira umutima ku byari muri Edeni. Mbese bavandimwe, ibi Uwiteka ntiyabibuzaga Abisirayeli ku munsi w'isabato nk'uburyo bwo kubakumbuza no kubatera kwifuza isabato nk'ikiruhuko cy'ukuri umuntu yinjiramo muri Kristo Yesu? Mwibuke ko tumaze kubona ko Adamu na Eva ibi byari ubuzima bwabo bwa buri munsi aho kuba itegeko. Ni mu nyemerere turebere hamwe iby'Imana yategetse Abisirayeli kujya bakora ku munsi w'isabato, nuko nabyo byose byari byo kubereka ikiruhuko Uwiteka yaruhukanye n'ibyaremwe byose nyuma yo kurema isi n'ijuru n'ibyari biyuzuye. Icya mbere Abisirayeli bagombaga gukora kuri uwo munsi cyari ukweza uwo munsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Kweza muri ubu buryo ni ukuzirikana ko uyu munsi atari uw'abantu ahubwo ko ari uw'Uwiteka wawugennye. Ibi rero Adamu na Eva ntibyari ngombwa ko babitegekwa kuko bari bafitanye ubusabane buhoraho n'Uwiteka. Kandi koko rero uyu munsi wahoze ari uwera kugeza aho Adamu na Eva bacumuriye bakawukurwamo n'icyo gicumuro. Icya kabiri Abisirayeli bategetswe kujya bakora kuri uyu munsi w'isabato ni ukuruhuka. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Niba dusobanukiwe neza ko impamvu nyamukuru yo kubaho k'uyu munsi wa 7 yari ukuruhuka, ari byo kwishimana n'ibyaremwe k'umuremyi, ibyaremwe nabyo byishimiye umuremyi wabyo, turahita dusobanukirwa ko iri tegeko ryo kuruhuka ku isabato bitari ngombwa ko Adamu na Eva barihabwa. Kandi kuruhuka ari byo gusabana n'umuremyi wabo ari cyo bari barashyiriwe muri uyu munsi. Icya gatatu Abisirayeli babwiye kujya bakora ku munsi w'isabato cyari ukuyitondera. Nuko Abisirayeli baziriza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibisezerano ridakuka. Aha nta washidikanya ko Adamu na Eva bitonderaga ikiruhuko cy'Uwiteka ari cyo munsi yaruhutsemo, kandi rero ni nayo mpamvu Adamu na Eva bari bagishyiriwemo ngo bakitondere. Icya kane Abisirayeli babwiwe kujya bakora ku munsi w'isabato ni ukugira amateraniro yera. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko wa 7
ni isabato yo kuruhuka n'uwo guterana kwera. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Ni isabato y'Uwiteka yo kuziririzwa mu buturo bwanyu bwose. Aha naho muribuka ko Adamu na Eva bari bafitanye ubusabane buhoraho n'Uwiteka, kandi aho Uwiteka ari haba hari ukwera. Mbese kubana kwa Adamu na Eva ntibyari amateraniro yera kandi ahoraho? Umwami wacu nawe yagize ati, kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Kugira ngo guterana kuba ukwera ntibisaba inzu cyangwa abantu benshi, ahubwo 2 bateranijwe n'izina rya Kristo abana nabo, kandi guterana kwabo kuba ukwera. Rero ntugacirwe urubanza n'abihurije ahantu bita hera. Icya gatanu Abisirayeli bagombaga gukora ku munsi w'isabato cyari ukunezererwa Uwiteka. Nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Iki nacyo cyo kwishimira Uwiteka ntabwo byari ngombwa ko Adamu na Eva bagitegekwa, kuko Uwiteka wari ubabereye uburuhukiro, yari n'umunezero wabo, kandi bamwishimiraga nk'uko yabishimiraga. Mbese ibi ntibikwibukije amagambo y'intumwa Pawulo aho yibutsa Abafilipi kwishimira iteka mu mwami nk'isabato y'ukuri twatungirwaga agatoki mu mategeko ya Mose? Mbese koko bavandimwe, isabato yo mu mategeko ya Mose yahaye abantu umunezero koko Abisirayeli bayishimiyemo? Nyamara twashaka twava mu minsi tukajya mu mwami wayo, kuko ibyashushanywaga muri iyo minsi ari byo bimwuzuye. Nimunyemerere turebere hamwe igihano gikomeye cyari kigenewe umuntu waziruye isabato yo mu mategeko ya Mose n'icyo byashushanyaga uyu munsi. Nuko mujye muziriza isabato kuko ari iyera kuri mwe, uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Mu yandi magambo, iminsi 6 irahagije ngo abantu bayikoremo imirimo yabo, ariko umunsi wa 7 ni umunsi weguriwe Uwiteka. Bityo ibibera muri wo byose bigomba kuba ari ibihimbaza Imana, kandi ari ibyikorera mu mwana wayo, ngo hatagira ugira icyo yiyemera. Muri Kristo Yesu nta bakozi barimo, ahubwo abari mu rugo rwe bose bagirirana umumaro, kandi mu gufashanya kwabo nabwo ni Yesu ubikorera muri bo. Dore uko umwami wacu yavuze kuri ibyo: nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro, kuko twashoje gusa ibyo twabwiwe gukora. Mu yandi magambo, mu byakozwe byose nta murimo wacu urimo, ahubwo Imana yakoreye ibyo ishaka byose mu bana bayo. Kubw'ibyo izina ry'ubugaragu ntabwo turikwiye, kuko mu busanzwe umugaragu we abona igikundiro kuri shebuja abiheshejwe n'imirimo. Ku bijyanye no kwicwa ndetse no gukurwa mu muryango wa Isirayeli kubwo kuzirura isabato, Yohana yavuze atya ku bijyanye no kutizera Kristo: uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Kuzirura isabato Imana yahaye Abisirayeli mu mategeko ya Mose byashushanyaga kwanga kwizera Yesu Kristo.
Kuzirura isabato byagaragazwaga no kugira umurimo umuntu akora kuri uwo munsi. Uyu muntu yabaga ashaka kwikomereza imirimo ye yo mu minsi 6 ishize, kandi ibyo byari bisobanuye kwigumira mu byaha, kandi Yesu yarahishuwe. Igihano cye rero cyari urupfu, nk'uko ijambo ribihamirije muri Yohana ko abanga kuza mu mucyo bazacirwaho iteka ry'uko umucyo waje bakawanga, kuko ibyo bakora badashaka ko bimenyekana. Ikindi gituma bacirwaho iteka ni uko bakora imirimo nkabo, kandi ibyo dukora byose tumaze kwinjira muri Kristo aba atari twe tubikora, ahubwo aba ari Kristo uri muri twe. Mbese ubundi imirimo y'abantu yo bakoraga mu minsi 6 byo byashushanyaga iki? Mbese nk'uko mu minsi 6 Imana yo yaremye ijuru n'isi n'ibirimo ikaruhuka ku munsi wa 7, ibyo ikaba yarabikoresheje ukuboko kwayo kwera, abantu nabo mu minsi 6 bagombaga gukoramo bakoraga ibyo kwera, ubundi bakaruhuka ku munsi wa 7 imirimo yabo myiza? Oya rwose, aho twaba twibeshye. Ahubwo iminsi 6 y'imirimo y'abantu yabaga yuzuye ibyaha no gukiranuka k'uguhimbano kuzuye ibizinga. Yesaya yabivuze neza ati, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Niba imirimo y'abantu yo mu minsi 6 yarashushanyaga ibyaha no gukiranuka k'ubushwambagara, ubwo gukora umurimo ku isabato byashushanyaga umuntu ukomeza kwikorera ibyaha, kandi Kristo yaraje. Ngira ngo murumva impamvu uwo muntu yagombaga gucibwa mu muryango we akanicwa. Ni uko umucyo wabaguje, ariko agakunda umwijima kurutisha umucyo, ari byo byashushanyaga kwanga Yesu Kristo ari we mucyo w'isi. Kandi uko gucibwa mu muryango no kwicwa nabyo byashushanyaga gukurwa mu muryango w'abana b'Imana no kurimbuka ku iteka ryose kubwo kutizera Kristo. Imana yongera gutoranya umunsi ari w'uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi n'ubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangira imitima. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Dushingiye kuri aya magambo n'ibindi byinshi twabonye, umunsi wo kuruhukiramo Imana yari yarateguye ngo iwuruhukiremo n'ibyaremwe byose wari urya munsi twabonye yaruhutse isoje kurema. Ariko kubw'icyaha cya Adamu uwo munsi ntiwakomeje, bityo kubw'ubuntu bw'Imana, Imana yongeye guhitiramo abantu umunsi kugira ngo abizera bose bawinjiremo baruhukane nayo. Kandi uwo munsi ni Kristo, yaba Kanani ntiyari uwo munsi, yaba isabato ngaruka cyumweru ntiyari uwo munsi, n'ikindi cyose cyaje mbere ya Kristo nticyari uwo munsi. Kuko iyo ibyo byose bijya kubaruhura, Kristo ntiyajyaga kuza avuga ngo abarushya n'abaremerewe nibamusangira abaruhura. Mbese yari kuruhura baruhutse? Ijambo kandi ritubwiye ko nk'uko Imana yaruhutse imirimo yayo imaze kurema, niko natwe turuhuka iyacu tumaze kwinjira mu munsi wayo. Iyo mirimo yacu nayo tukaba twamaze kubona ko ari ibyaha no gukiranuka kuzuye ibizinga kutadushyikiriza ubwiza bw'Imana. Abashaka kubaho baruhutse, nimwinjire mu munsi wa 7 uhoraho, aricyo kiruhuko cy'Imana. Ni kuki mwakwinjira musohoka mugasubira mu mirimo y'abantu yo mu minsi 6 yashushanyaga ibyaha? Mbese winjiye muri uwo munsi wa 7, ntukagire umurimo wawe wo mu minsi 6 ukoramo, kuko utazabura gucibwa mu muryango wawe ukanicwa. Mbese nturinjira muri uwo munsi, gira bwangu wikize, kuko abawuzirura bose ntibawuziririze bazahanishwa urupfu. Isabato Abisiraheli bayo mu mategeko ya Mose yari igicucu cy'ibyiringiro by'ukuri bene Adamu bari bategereje byo gucungurwa
ubutware bwa Satani, hanyuma bakaninjizwa mu munsi uhoraho w'Uwiteka ibyaremwe byose bizinjiranamo n'Umwami wacu Yesu Kristo. Iby'uwo munsi uhoraho byo babishushanyirizwaga mu munsi w'ikiruhuko cy'umunsi wa karindwi Imana yaruhutse isoje kurema byose, kandi ikinjirana na byose muri uwo munsi uhoraho. Niwitegereza urabona ko atari abantu gusa. Ariko uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari yo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe igutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Muri ubu buryo Imana yabwiraga Abisirayeli byo gucungurwa bagakizwa uburetwa bw'ibyaha bakoreshwaga na Satani ugereranywa na Egiputa, bakaruhukira mu munsi w'Imana ari wo Kristo washushanywaga n'iyi sabato yagombaga guhora ibibutsa iby'ubwo buntu. Mbese niba Kristo ari umukiza wawe, ubwo buntu wagiriwe bukwibutsa iki? Mbese bukwibutsa ko ari umucakara wa Satani warahetamishijwe n'ibyaha, cyangwa bukwibutsa ko wagendeshaga amaguru ukaba ufite imodoka yawe? Mbese aho niba ukwibutsa ko wakodeshaga ukaba ufite iyawe nzu? Niba ari ibyo ubuntu wagiriwe bukwibutsa, sinzi niba warakiriye ubuntu Abisirayeli bashushanyirijwe. Ubwo bashushanyirizwaga bwo ni ubuntu budushimisha Imana ko tutakiri imbata z'ibyaha, bukatwambura irari ry'ibyaha no gukunda isi, kandi bukadutera amerwe no kwifuza kuzibona mu gakiza kuzuye, aho n'imibiri yacu izacungurwa turi hamwe n'ibyaremwe byose. Mbese wowe isabato uziririza yakuruhuye iki cyangwa ikuruhura iki? Niba ari isabato y'umunsi, ndahamya ko idafite ubushobozi bwo kugukiza ibyaha, kandi nta n'ubwo ishobora kuguhesha no kugukumbuza ubwiza bw'imbaraga z'ibihe bizaza.